Imana nishimwe, ndabaramukije aho muri atandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana duhaye, turi kuwa gatandatu, ni itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri, dutangiye ukwezi kwa kabiri. Rero Imana ishimwe, haleluya. Hanyuma uyu munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri, turashimira Imana iduhaye uku kwezi. Rero Imana ihimbazwe, haleluya. Hanyuma uyu munsi rero ni umunsi wacu wa 318 wa Commanding Your Day. Rero Imana ishimwe. Uyu munsi turi busome muri Zaburi. Zaburi ni ibice 97 umurongo waho wa 9 n'uwa 10. Reka rero dusoma. Haravuga ngo kuko wowe Uwiteka usumba byose, ugategeka isi yose, ushyizwe hejuru cyane y'ibigirwamana byose. Haleluya. Umurongo wa 10 akambwira ngo mwabakunda Uwiteka mwe, mwanga ibibi, arinda ubugingo bw'abakunzi be, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Haleluya. Ngaya magambo tugomba gusengeramo. Uwiteka arakubwiye ngo kuko Uwiteka usumba byose, ugategeka isi yose, ushyizwe hejuru cyane y'ibigirwamana byose. Mwabakunda Uwiteka mwe, mwanga ibibi. Haleluya. Arakubwiye ngo arinda ubugingo bw'abakunzi be. Haleluya. Akabakiza amaboko y'abanyabyaha. Nawe aragusezeranije kugukiza, agusezeranije gukura mu maboko y'abanyabyaha, agusezeranije gukura mu maboko y'abanyarugomo ku buzima bwawe. Arakubwiye ngo uyu mwanya arakurinze, uyu mwanya arakwigaragaje mu izina rya Yesu. Ngaho mushime, ngaho muhimbaze. Uyu munsi wa gatandatu ugenda dutangira ukwezi kwa kabiri, ni nayo weekend ya mbere. Uwiteka arakubwiye ngo arakwigaragaje, arakwibonekeye ku buzima bwawe. Uri uwa mbere mu Uwiteka agiriye neza, ubaye imfura mu Uwiteka. Arakubwiye ngo reka nkubwire, uri ku nkingi z'umutima we, yuko n'Imana igira neza mu izina rya Yesu. Urabikoze Mana, urabikwiriye Jehova. Nuhabwa icyubahiro, nushimwe, nushyirwe hejuru, nukomerwa amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Imana kugira neza, ndagukunda cyane. Uwiteka aragukunda cyane kurushaho. Amen.